urambaza uti content creation ni ibiki? Content ni ugucreatinga nk'utuvideo, amashusho cyangwa ibintu byanditse ushobora gukora bikaba ari ibyamamariza abandi. Urugero nk'ubu ngubu cyangwa se bikaba ari ibintu byinjiza amafaranga. Nk'ubu iki kintu ndi gukora bakita content creation. Iyi video nashyize hano ni content, ni njye wayikoreye, ndifata amashusho nyine ndifilma, namara kwifilma nkakora editing ya video nkayishyira hano kuri YouTube channel mukabasha kuyireba ikagira bifasha. So content creation rero ni ukuntu ushobora gucreatinga nk'utu video noneho tukaba wadushyira ku ma platforms atandukanye, YouTube, TikTok, Instagram, n'ahandi kuri Facebook hasigaye hari online platforms nyinshi. So ukuntu bigenda, niba ufite iyi skill yo kuba wabasha gucreatinga ama video, egera amaduka runaka babwira uti ko nabamamariza. Urugero ushaka kugenda ukavuga uti nk'ubu hari umuntu ucuruza ibintu nyine mu buryo nyine niba ari ubuhumyi simbizi, ufite blender ariko nawe ubwawe ntuzi ukuntu ikora, genda muri iryo duka umubwira uti iyi blender mumbwira ukuntu ikora, hanyuma mbakorera aka video kazabagurishiriza zino blender kandi zizahita zishira. Wahita ugenda ukabwira ati kuri video imwe muzajyamo 10,000 kuko ayo muzunguka mugurisha aya ma blenders ni menshi cyane, muzaguma murangura. Ubereke ko value ibyo ubazaniye biruta cyane amafaranga bari bukwishyure, bazakwishyura. Ukora utu video twinshi utubahe, bazajye badupostinga ku ma social media zabo, bashyire kuri TikTok, bashyire kuri WhatsApp, bashyire kuri YouTube channel niba bayifite. Kandi icyo gihe babaye batabizi, we nabwo ati ngiye ntago nzi ibintu bya YouTube channel, ntago nzi byari ibyo. Icyo gihe uzahita umubwira uti ndahari ngo ngufashe ngukorere social media management, nzagena nabigushyiriraho noneho bigende neza. So icyo gihe amafaranga araza, oh my god, kandi abari menshi ntago ari 3,000. Hano ntago turi kuvuga ku mafaranga 3,000, ararenga 3,000. Ni hahandi uzabona ayo usagurira umuryango, ukabona nayo kubika nayo kwizigamira 3,000 birenga.